Umwami Yesu Kristo nashimwe. Nitwa Didier, ndi umuvugabutumwa bwiza. Hanyuma muri iyi minsi maze kwiyumvamo ibihimbano by'umwuka bitandukanye nagiye nkura mu byanditswe, bikaza uburyo bw'amakorasi. Niyumvishemo kuba naza muri studio nka tugataramana, ariko duhere kw'iri jambo ari mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto. Paulo yandikiye Abikorinto gice cya 5 umurongo 15, haravuga amagambo ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubwo wabapfiriye akanabazukira. Haleluya! Aya magambo avuga kuri Yesu Kristo ko atapfiriye bamwe, ahubwo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Bisobanura ngo kubaho ku bwawe utarakira Kristo, yapfiriye bose, ariko utaramwakira wese akomeza kubaho kubwe. Wabaho kubw'imiryango ufite, wabaho kubw'amafaranga utunze, wabaho kubw'amashuri wize, ndetse hari n'uburyo umwanditsi w'imigani yabivuze mu gice cya 16 cy'imigani umurongo wa 25, ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko ku iherezo imutwara mu kurimbuka. Inshuro nyinshi hari ibyo twibwira yuko bidutwara mu buzima bw'iteka, yuko hari inzira nyinshi, bavuye ko inzira nyinshi zose zagera i Roma, ariko igera mu ijuru ni imwe, ni Kristo wenyine, niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data atari umujyanye. Yohana 14 umurongo wa 6. Rero nshatse kurimba indirimbo iyi korasi yaje ishingiye kuri amagambo ari mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:15, ngo kandi Yesu Kristo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubwo bapfiriye akanabazukira. Nuko rero ibihimbano byahise binzamo, bimaze kunzamo agakorasi kaba kaje mwa buno buryo. Kandi yapfiriye bose, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Kandi yapfiriye bose, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Haleluya! Birashoboka yuko wabaho ku bwawe, birashoboka yuko abantu bose bariho ku bwabo, ikintu cyose ubayeho ku bwacyo uba ukishingikirijeho, kuko wimura Imana ukumva yuko kitabayeho utabaho. Ariko birakwiye yuko twumva mu buzima bwacu yuko Kristo Yesu atari muri twe nta buzima. Haleluya! Niyo mpamvu muri imwe mu Kiswahili ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Kwa mambo ya chakula usikuwe na shaka, Yesu aliwalisha 4,000. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Haleluya! Ngo Yesu ni byose, umufite abafite byose. Niyo mpamvu rero hahirwa abamufite muri we, kuko iyo umufite ufite ubuzima, ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo muri we. Mu rwandiko rwa mbere Yohana 5:10-12, ngo ufite uwo mwana w'Imana muri we, ngo ni ufite ubugingo, utamufite ntafite ubugingo. Hahirwa rero uwamwakira akamubera ibyiringiro, akamuhesha ubwo bugingo. Mfite n'igitabo nanditse kivuga ngo ubwiru bw'agakiza buza bwo mu Kristo. Iki ni njye cyanditse Didier, ni n'umwanditsi w'ibitabo uvuga butumwa bwiza. Hanyuma uko ushobojwe wazanshigikira, ariko mbere yuko ushigikira bize kubanza kuba warankurikiranye mu nyigisho zanjye kuri Zaburi Nshya, kuri Bikafu TV, YouTube channel zitandukanye, Ajyada TV, Urwayo TV, Gusenga Rwa TV, mbese YouTube channel zitandukanye nagiye mbwirizaho ubutumwa. Birashoboka waranyumvishe byagutera amatsiko kuzumva iyi nyandiko y'ibyo nashize umuno, kuko navuze ubwiru bw'agakiza buza bwo mu Kristo, mbivuga mu ncamake, ariko irimo ibice bitandukanye. Harimo imbonera hamwe nababwira ko Uwasomye kano gatabo wakaguze kari ku 50 by'amaganda, kakaba no ku 20 by'u Rwanda, imitwaro 5 ya Uganda n'ibitwaro 2 y'u Rwanda. Rero hano
imbonerahamwe iravuga ngo urugendo rw'ubuzima bw'agakiza, urufatiro rwa kamere yawe y'umwuka. Iyo umaze kwakira Kristo hari kamere y'ubumana wakira ufite, kuko iyo ufite Kristo muri wowe ufite kamere y'Imana. Ubwira bwo gusenga no gusabana n'Imana, ibyo ni ibice bigizwe kano gatabo. Ibyiciro bitatu by'agakiza byaragaragaye: hari ugutsindishirizwa, hari ukwezwa tunganywa, hari no kuzahabwa ubwiza tuve muri uyu mubiri. Rero iyo twamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, iyo twizeye turatsindishirizwa mu mwuka wacu tukabyarwa n'Imana, ariko ubugingo bwacu bukaba busigaje ideni ryo guhindurwa kugira ngo buse n'Imana mu ngeso. Niyo mpamvu urwa mbere rwa Petero 1:14 avuga ngo, urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:14 avuga ngo mumere nk'abana bumvira, ngo tureke kwitwara cyangwa tureke gutwarwa n'irari twageraga kera tukiri injiji, ngo ahubwo nk'uko yaduhamagariye yera aba ariko natwe tubabera mu ngeso zacu zose. Abari kubwirwa ni abatsindishirizwe, babyawe n'Imana mu buryo bwo mu mwuka, ariko ingeso zabo ntago zirabiza Imana neza. Niyo mpamvu guhinduka mu ngeso dusa na Kristo, ibi ngibi ni urugero rwitwa sanctification mu gifaransa, ariko tubanja justification cyangwa justification, gutsindishirwa binyuze mu kwizera ukabyarwa n'Imana mu mwuka, hanyuma guhinduka mu ngeso zacu durushaho kweriza imbuto z'umwuka wera zigaragaza ingeso z'ubumana muri twe. Ni imbuto dukwiye kwera bita no gusabana kwacu Imana yugumye muri Kristo, nakagwa muri ngo ubu ngo niwe wera imbuto. Rero uburyo twera mu imbuto bigaragaza yuko ubugingo bwacu buri kurushaho kuba ubw'umwuka. Ariko umuntu wese atarabyarwa n'Imana bari uwa kamere, ubugingo bwe ni ubwa kamere, unezero gukora ibya kamere. Ariko iyo umaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, wakira kamere y'ubumana, ikaba rero umaze kubyarwa umwuka n'umwuka w'Imana bigahamanya. Umwuka w'Imana agahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Biri mu Baroma 8:15-16 ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ariko ugiye kugenzura imyitwarire yacu n'ingeso zacu zihakanya ko turi abana b'Imana. Niyo mpamvu dusabwa guhinduka. Nibyo Petero arimo avuga ngo nyuma yo kuba twaratsindishirizwe dukwiye no kwezwa mu ngeso tugahinduka, tukareka kwitwara nk'abapagani bakiri mu bujiji, kuko kuba mu byaha ni ukuba mu bujiji, kujijuka ni ukubivamo ibyaha. Haleluya. Rero ngo nk'uko nk'abana bumvira, arimo avugana n'abana babyawe n'Imana mu izina rya Kristo binyuze mu kwizera, babyarwa n'Imana, ariko agiye kurasanga ingeso zabo ni iza kera. Ntabwo rero ubwo bugingo bwanyu buracyari ubwa kamere n'ubwo mu mwuka mwabyawe n'Imana. Murakwiye yuko n'ubugingo bwanyu nabwo buhindurwa bugagabana ingeso z'ubumana, mukaba nk'Imana mu ngeso zanyu, kugira ngo ubugingo bwanyu bube ubw'umwuka. Nibyo bita kuba umunyamwuka, ntabwo ari kuba umunyempano. Umunyamwuka agaragarira mu myitwarire no mu mpinduka n'imbuto yera, ariko umunyempano agaragarira mu mpano. Rero abanyamwuka benshi barabitiranya bakagira ngo abanyamwuka ni abanyempano. Abanyamwuka barenze kuba abanyempano. Abanyamwuka bagira impano ariko bakera n'imbuto. Niyo mpamvu ab'umwuka bagaragara mu mbuto. Haleluya. Ntukitumure umunyamwuka utaramenya ingeso ze, utaramenya ubuhamya bwe. Icyo racyo byinshi bisobanura muri aka gatabo. Pati ya gatatu nyuma yo guhinduka, ariyo process y'ubugingo bw'umurugwinuka bwakira ingeso z'ubumana, hari ikigo kuzahabwa ubwiza. Uyu mubiri wambaye gupfa uzambara kudapfa, duhabwa ubwiza. Niyo mpamvu biri vuga umurongo w'Abaroma 8 umurongo wa 17 ngo nitwihanganana na Kristo tuzahabwa ubwiza hamwe nawe. Bivuga ngo rero kutihangana kwacu ngo twere imbuto z'ubumana hari igihe ushobora kudahabwa ubwiza nawe. Niyo mpamvu birashoboka ko ushobora kuba yarakijijwe ariko akiyambura ubugingo yari yaragenewe, kuko iyo byawe n'Imana birako yuko ugaragaza ubumana, uhamya yuko wabyawe koko nayo mu myitwarire yawe. Niyo mpamvu ingeso inshuro nyinshi zitindaho. Rero tugiye kuririmba indirimbo ivuga yo mu gitabo 3:8 ivuga ngo ay'Imana ndondora umenye ibyo nkora byose. Ay'Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifata uko ntari. Ay'Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifata uko ntari. Ndondorera uyu
hatabona aho umwijima umutima ukangutse uzinukwicaha umutima ukangutse uzinukwicaha kandi umenya ibyo nibwira n'imigambi yanjye nibimbamo binyanduza bikangira imbohe nibimbamo byose bibi binyanduza bikangira imbohe mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha maze nkwikubise imbere mpishurirwe rwose yuko Imana ari urukundo rutagira ingano yuko Imana ari urukundo rutagira ingano yuko Imana ari urukundo rutagira ingano umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi njye nkwizibyawe nishimye singize Yesu anyogeje ibya anyigisha by'inzira ye ngo nsenge nshime nsingize Yesu anyogeje ibyaha najyaga ndorogotana mu by'isi no mu ngeso mbi nkugarutse ho noneho Yesu we sinzongera kuzinukwa singize Yesu anyogeje ibyaha anyigisha by'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe
kwishima iteka nza gukorera ibyisinda bizinutswe no mwifarya nge mukiza sinzarorera kwishima singizanye singize Yesu wanyogejida anyigisha by'inzira ye ngo nsengeshi menezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha umpe kukwegera Mana yanjye nwaho twafatanya umusaraba nagumya kwishima nkajya gusenga nti umpe kukwegera Mana yanjye umpe kukwegera Mana yanjye ryundegeriteka unye nkwizere hewe na Satani ujungwanirira omeze nkwegere Mana yanjye wakinguye ijuru Mana yanjye urwego ruriho rutugezayo nzabe nka Yakobo ndoti byo mwijuru omeze nkwegere Mana yanjye umpe kukwegera Mana yanjye urwego ruriho rutugezayo yo mwijuru Yakobo ndoti byo mwijuru omeze nkwegere Mana yanjye ntabwo nkwiye kujya niganyira
nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Amba hafi ndetse buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro, niwe Data kandi niwe Mana, nguko uko ajya antunga buri munsi, ajya andamira muri byo byose, buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Amba hafi kanje buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro, niwe Data kandi niwe Mana, nguko uko ajya antunga buri munsi, ajya andamira muri byo byose, buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano amba hafi ndetse buri munsi we, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro, niwe Data kandi niwe Mana, nguko uko ajya antunga buri munsi, nawe nuko ajya andamira muri byo byose, buri munsi umwami azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Umva kanyuma, Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure kumva
undamburira amaboko yawe umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjya. Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. Ndabigusabye mwami, no mu bikomeye biriho ndigenda gusaba undamburira amaboko yawe umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjya. No mu bikomeye biriho muri .com undamburira amaboko yawe umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjya. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri njye. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye Yesu we, kuko Imana atari umuntu ngibeshe. Iyo ivuze iyo Mana, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Nzinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Nzinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke. Nzogera kucyo yavuze Yesu we, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe.
iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njye, nifite ijambo rya nyuma sabarozi kuri njye. Oya ntabwo ari abarozi, nifite ijambo rya nyuma kuri wowe nanjye. Oya ntabwo ari bene wanyu b'imiryango, nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Oya ntabwo ari ababyeyi banjye, nifite ijambo rya nyuma kuri njye, nifite ijambo rya nyuma kuri wowe, nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Kuva ubu sintinyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa. Kuva ubu sintinyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Umwanzi Satani yangerageza, nkabona makuba menshi, nzi yuko mukiza hafi, ye mwisunga mwihishemo. Umwanzi Satani yangerageza, nkabona makuba menshi, nzi yuko mukiza hafi, ye mwisunga mwihishemo. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye
mfite vitama siko mu mutima wanje yo kuba ku munsi mwiza Yesu bwa zagaruka kunjyana n'urugo rwe rwo mw'ijuru vitama siko mu mutima wanje yo kuba ku munsi mwiza Yesu bwa zagaruka kunjyana n'urugo rwe rwo mw'ijuru mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu agoba mfite mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu agoba mfite tuzongera ubutaha. Hanyuma rero ntange nimero yanjye guteranya 250 iyo mu Rwanda 789819695. Iyo ni nimero yanjye y'u Rwanda kuri WhatsApp. Hakazi ya Uganda guteranya 256 75 32 10 18 1. Hakaba na MTN ariko izo ngizo mbahaye ziri kuri WhatsApp. Uzashaka agatabo biroroshe kukaodaringa. Kari mu Cyongereza, kakaba mu Giswahili, kakaba no mu Kinyarwanda. Bizaterwa n'uko ubishaka. Didier ndabakunda. Shalom.